kuwa gatanu tariki 3 kwezi kwa kane umunsi wa 93 mu minsi 365 igize umwaka. Turasoma muri Luka 23 duhere ku murongo wa 26 tugeze ku murongo wa 43. Some mu izina rya Yesu. Baramujyana batangira umuntu witwaga Simoni w'umunya-Ukraine waturukaga imusozi, bamukorera umusaraba ngo awikorere akurikire Yesu. Abantu benshi baramukurikira, barimo n'abagore bikubita mu bituza bamuborogera. Yesu arabakebuka arababwira ati, bakobwa b'i Yerusalemu, ntimundirire, ahubwo mwiririre n'abana banyu, kuko iminsi izaza bazavuga bati, ahirwa ingumba n'inda zitabyaye n'amabere atonkeje. Nibwo bazatangira kubwira imisozi bati, nimutugwire, babwire n'udusozi bati, nimudutwikire. Mbese ubwo bagenje batyo igiti kikiri kibisi, nikimara kuma bizacura iki? Kandi bajyana n'abandi babiri bari inkozi z'ibibi ngo babicane nawe. Nuko bageze ahitwa Inyabihanga, bamubambanaho n'abo bagome, umwe iburyo bwe n'undi ibumoso. Yesu aravuga ati, Data, ubababarire kuko batazi ico bakora. Bagabana imyenda ye barayifindira. Abantu barahagarara bareba. Abatware nabo baramukoba cyane bati, yakijije abandi, ngaho nawe niyikize niba ari we Kristo watoranijwe n'Imana. Abasirikare nabo baramushinyagurira, bamwegereye bamuha inzoga isharira bati, niba uri umwami w'Abayuda ikize. Hejuru ye hariho urwandiko rwanditsweho ngo, uyu ni umwami w'Abayuda. Umwe muri abo bagabo babambwe aramutuka ati, si wowe Kristo? Ngaho ikize natwe dukize. Ariko wa kabiri amusubiza mu cyaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha, uri mu rubanza rumwe n'urwe. Twebwe duhowe ukuri tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, mwana, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Amen. Musaraba w'inyabihanga, aho umwami wanjye yacunguriye, niho twaboneye agakiza k'ubuntu, niyo mpamvu natwe tumushimiye. Ubwinshi bw'imbabazi za Yesu bwagaragaye no mu gihe cy'umubabaro mwinshi ari no ku musaraba. Abamushinyaguraga ntibari bazi ko agiye gupfira ibyaha by'abari mu isi nabo bwabo barimo. Mbese ujye ubabarira abakugiriye nabi? Ese hari wabubabarira abakwifurije ibibi? Mu bagome babiri bari babambanywe na Yesu, umwe yahisemo kumutuka, naho mugenzi we ahitamo kwihana ibyaha bye no kumwizera. Uyu we yahishuriwe ko Yesu ari umuntu udasanzwe nk'abandi basanzwe. Kuko yamaze kubishurirwa amenya ko Yesu yari afite ubutware, akaba azabaho na nyuma y'urupfu. Kwizera Yesu Kristo ni urufatiro rutuma duhinduka abana b'Imana, bikaduhesha no kugira umugabane w'abazazukira mu bugingo buhoraho. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yesu aramubwira ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera nawe yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Amen.